Rwezamenyo ni umwe mu mirenge 10 igize akarere ka Nyarugenge, ukaba umurenge utuwe cyane kandi mu buryo bw'akajagari. Ni hafi y'umujyi, haba ubuzima bworoshye kandi abahatuye bagaterwa ishema no kuvuga ko batuye i Nyamirambo, nubwo umurenge wa Rwezamenyo n'uwa Nyamirambo bitandukanye. Umuntu wari wese ahora ashaka kugira ngo agire icyo yiyungura ku kantu keza kabara ko atiye ahandi, haba ari mu Rwanda haba ari no hanze, ariko akakazana i Nyamirambo. Haba ari mu myambaro, haba ari mu mivugire, haba ari mu buzima busanzwe, akakazana i Nyamirambo. None n'abandi rero bavuye izindi impande zose avuga bati tugiye kura twadushya tw'Inyamirambo, kandi biranagaragara no ku maso. Kuba ntuye rero hano Rwezamenyo, ikinshimisha cya mbere nuko ntuye mu mujyi hagati. Ntuye mu mujyi hagati, ni hafi ya centre ville. Nimba nshatse kugera mu mujyi nshobora kujya n'aba mfite imodoka, n'aba mfite moto, n'angena n'amaguru, nagiye ku buryo bworoshye, cyangwa se no gutaha wenda umuntu avuye hashakishiriza ko abantu benshi bashakishiriza mu mujyi, nanone ugataha ku buryo bworoshye, haba ku manywa, haba ku mugoroba, haba n'injoro. Ibyo nabyo numva ari byiza kuri nyina. Nsanzwe Mbarusha Musa ni umuturage wa Rwezamenyo kuva mwaka w'1975. Niho yavukiye, arahatura kugeza n'ubu. Kimwe n'abandi bose batuye aha mu Rwezamenyo, arahakunda kuko hihariye byinshi benshi batuye i Kigali baba bakeneye, ariko by'umwihariko ngo hatanga n'icyizere cy'ubuzima bushoboka. Ibintu Nsanzwe Mbarusha Musa yemeza ashingiye ku kugereranya ubuzima bwa Rwezamenyo yakuriyemo na Rwezamenyo akurijemo, ngo ntaho bihuriye. Ubwo rero Nyamirambo aho imaze guturirwa n'abantu benshi batandukanye, hagiye haza n'abandi bantu baturutse ahandi, bari bazi n'imikorere y'ahandi wenda yoroshye kurenza iyo twari turimo kera, noneho babasha kuyikora n'abaca kugenda babereberaho. Noneho niyo mpamvu agiye ubona inangaha Nyamirambo muri, reka mvuge Nyamirambo muri rusange, ubona nimugoroba hariho abantu bashobora kuba batunzwe wenda no kuva nko ku kazi agaca hariya agasanga batetse nk'amagi n'ifiriti, akagura agashyira muri envelope akamuragera mu rugo akarya, ubuzima bugakomeza. Urumva rero ko bitandukanye na cya gihe cya kera, none umuntu aryaga ikivuye mu murima gusa honyine. Umurenge wa Rwezamenyo ugizwe n'utugari 4: Rwezamenyo ya mbere, Rwezamenyo ya kabiri, Kabuguru ya mbere ndetse n'akagari ka Kabuguru ya kabiri. Igice kinini cy'uyu murenge kandi kikaba kikitiranwa na Nyamirambo. Tugiye kureba ibiteganijwe ku gishushanyo mbonera cy'uyu murenge utuwe cyane n'abaryoherwa no kwitwa abanyamujyi. Ariko mbere yaho, reka umukozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe ishyirwa mu bikorwa gishushanyo mbonera n'ishoramari Merare mpabwa n'amaguru adukure mu rujijo, atubwire neza imbago z'umurenge wa Rwezamenyo. Hari umuhanda dufite KN 18 Avenue, ni umuhanda bita ko ari umuhanda wo kwa Mutwe, umanuka hano mu bice bya Nyamirambo ukagera hasi nkugana mu bice bya Kimisagara. Hanyuma hari aho uhura n'umuhanda KN 20 Avenue. KN 20 Avenue ni umuhanda uva Nyabugogo uzamuka kuri stade ya Kigali. Uyu muhanda umuntu arawuzamuka ugakata munsi ya stade ya Kigali, ukaza ugatunguka mu muhanda n'ubundi waturutse mu mujyi wa KN 2 Avenue, wagaruka nanone uwo muhanda aho uhurira na wa muhanda KN 18 Avenue. Aho ngaho umuntu aba azengurutse umurenge wa Rwezamenyo. Ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, umurenge wa Rwezamenyo ugaragaramo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse naho gutura mu buryo butandukanye, ari nabwo tugiye gusobanurirwa. Mbere y'uko tubona ibi bisobanuro ariko, hari ibyapa by'imihanda tugomba kubanza kumenya kuko bikoreshwa cyane mu kudusobanurira ibya master plan mu murenge wa Rwezamenyo. Umuhanda KN 2 Avenue ni umuhanda uturuka kuri rond-point nini yo mu mujyi ugaca kuri gereza ya Kigali ugakomeza i Nyamirambo kugeza aho bita kuryanyuma. Umuhanda KN 18 Avenue nawo ni umuhanda w'amabuye bita wo kwa Mutwe,
mu gihe umuhanda uturuka Nyabugogo ugahinguka munsi ya stade ya Kigali ahazwi nko kuri tapi rouge ari umuhanda KN 20 Avenue. Muri rusange rero wareba Rwezamenyo ni umurenge wagenewe guturwamo ariko ukagira n'igice cy'ubucuruzi gikomeza ku muhanda uva mu mujyi rwagati ugana kuri stade ya Kigali wa KN 2 Avenue. Icyo gice cy'ubucuruzi kikaba ari igice gifasha ibyo bice byagenewe guturwamo. Nagaruka yenda nko kubigendanye n'ubwiyongere bw'abaturage ndetse n'igice Rwezamenyo iherereyemo, ubona ko Rwezamenyo ari igice ari umurenge uri nkaho uri mu mujyi ku buryo ukeneye guturwamo n'abantu benshi, aho umuntu ashobora kuhatura akaba yakora mu mujyi kandi akaza ku kazi agataha ava no ku kazi akoresheje amaguru. Dore rero uko ibi bizakorwa. Duhereye ku kagari ka Rwezamenyo ya mbere, aho igice cy'aka kagari gikora ku muhanda KN 2 Avenue uturuka mu mujyi kizaba kigizwe n'amazu y'ubucuruzi, naho ikindi gice cyo kikazubakwaho amazu yo guturamo, cyane cyane ku buryo bwo gutuza abantu benshi ku butaka buto mu ma appartement. Aha kandi hashobora no kugaragara ibikorwa bifasha abaturage nk'amashuri ndetse n'amavuriro. Tugendeye rero ku gishushanyo mbonera, ibyo igishushanyo mbonera cy'Umujyi wa Kigali giteganya mu murenge wa Rwezamenyo, yenda duhereye ku kagari ka Rwezamenyo ya mbere, mu bice bya hano umuhanda w'amabuye umanuka kwa Mutwe utangirira, kiriya gice kiri mu gice cyagenewe ubucuruzi. Aho uriya muhanda uri umanuka kwa Mutwe hari umuhanda ushamikiraho wa KN 169 street. Ni umuhanda wa mbere ugisa nk'umanuka ugana kwa Mutwe, umuhanda wa mbere uri ibumoso. Uwo muhanda wa mbere uri ibumoso ubundi urakomeza ukagenda ukagera mu bice biriho station ya polisi i Nyamirambo. Muri ibyo aho hagati y'uwo muhanda ndetse n'umuhanda KN 2 Avenue uturuka mu mujyi ugana i Nyamirambo kuri stade, icyo gice cyagenewe ubucuruzi bwo mu bwoko bwa C3A. No kuvuga ngo no bucuruzi aho hagenewe kubakwa amazu yemera inzu z'ubucuruzi zitarengeje amagorofa 3. Hanyuma muri izo nzu z'ubucuruzi zitarengeje amagorofa 3 zemera yuko ubucuruzi bushobora kuvangwa no gutura, aho ku etage ya mbere ushobora kuhakorera ubucuruzi, hanyuma hejuru ukaba wahakoresha nko mu buryo bwo guturamo mu buryo bw'amapartoma. Kimwe nuko ushobora kubaka inzu n'ubundi ifite amagorofa 3 ariko yagenewe ubucuruzi gusa. Hanyuma munsi y'uwo muhanda wa KN 169 ariko ruguru nanone y'umuhanda KN 173 street, no kuvuga ngo ukimanuka wa muhanda w'amabuye wo kwa Mutwe urenza umuhanda wa mbere ibumoso bwawe ukaza guhura n'undi muhanda wa gatatu, ugurenga wa kabiri kwa gatatu. Uwo wa gatatu uri mumanuka ugana kwa Mutwe ni wa KN 173 street. Hagati yawo na wa wundi wa ruguru 169 street ni igice cyagenewe guturwamo. Icyo gice cyagenewe guturwamo mu buryo bwa L3, aho hemera guturwamo mu buryo bw'amapartoma ashobora kugera
ku magorofa 7. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gice umuntu ashobora kubakamo amapartoma, ushobora kubakamo amazu yagenewe amahoteli, cyangwa se n'ibindi bikorwa bifitiye abaturage akamaro ariko bitabangamira ibyo guturamo. No kuvuga ngo nk'amavuriro abashobora gushyirwamo muri R3, hashobora gushyirwamo amashuri n'ibindi bikorwa twita public facility, cyangwa se bifitiye abaturage, biba bigomba kuba hafi y'abaturage kandi bibafasha mu gice baba batuyemo. Hanyuma munsi y'uwo muhanda wa KN 173 street kujyana kugezaho akagari ka Rwezamenyo ya mbere kagabanira n'akagari ka Kabuguru ya mbere, ni igice nacyo cyagenewe guturwamo ariko mu buryo nabwo bw'amapartoma, ariko kikemera amagorofa 3, ni R2. Muri iki gice rero ukaba usanga muri rusange mu aka kagari ka Rwezamenyo ukaba usanga hakiri ibikorwa bisaba gushyiramo imbaraga cyane cyane by'ibikorwa remezo, ndetse muri ubwo buryo no kugira ngo abantu bashyire mu bikorwa igishushanyo mbonera cyangwa se bubake nk'uko igishushanyo mbonera bisaba yuko n'ubundi imihanda yaho yaba ari imihanda itunganye nk'uko igishushanyo mbonera nacyo kiteganya. Mu kagari ka Kabuguru ya mbere gafite igice kinini cyagenewe guturwamo cyane cyane ku buryo bw'amapartema ariko atari maremare cyane, amagorofa 3 gusa. Ubucuruzi nabwo burateganijwe muri aka kagari, cyane cyane igice cy'aka kagari gihana imbibi n'umurenge wa Kimisagara. Tugiye nko munsi y'akagari ka Rwezamenyo wenda kugera hakurya ku murenge wa Kimisagara na Nyakabanda harimo akagari ka Kabuguru ya mbere. Kabuguru ya mbere nako na akagari ka Rwezamenyo kagaragara ko nako ahanini igice kinini cyako cyagenewe guturwamo, ariko kigaturwamo mu buryo bwa R2 nkuko nari maze kubivuga. R2 ni uburyo bwemera amapartoma, ni igice cyagenewe guturwamo cyemera amapartoma atarengeje amagorofa 3, aho ikaba yibanda cyane mu mudugudu cyane cyane wa Murambi, mu Mararungu na Muhoza. Hanyuma Kabuguru ya mbere ukigera hasi hafi y'umuhanda wo kwa Mutwe hari igice kiri ku muhanda wa KN 20 Avenue cyagenewe ubucuruzi bwo mu cyiciro cya mbere C1, no kuvuga ngo wambutse hakurya gikora ku muhanda KN 20 Avenue kiri icyo gice rero kikaba cyemera ibikorwa by'ubucuruzi nabyo bishobora kuvangwa no guturwamo ariko ku magorofa yo hejuru. Aha icyo gice kikaba cyemera yuko umuntu yubaka amagorofa ashobora kugera kuri 11, ariko bikemera ko guhera hejuru y'igorofa ya kabiri ubu ushobora kuhakoresha mu buryo bw'amapartoma. Aha nkabigarukaho nkuko igishushanyo mbonera cy'Umujyi wa Kigali kibiteganya, usanga ahantu henshi gisaba yuko mu gice cyagenewe ubucuruzi ubu usanga hemewemo no guturwamo, kuko hejuru umuntu abashobora gushyiramo amapartoma hasi agakoreramo ubucuruzi.
Rwezamenyo ya kabiri nayo ni akagari k'umurenge wa Rwezamenyo. Ku gishushanyo mbonera cy'Umujyi wa Kigali, akagari ka Rwezamenyo ya kabiri kagaragaza cyane inyubako zo guturamo, cyane cyane mu ma-appartement kandi maremare ashobora kugera ku magorofa 7. Hanyuma igice cy'uyu murenge kigana ku muhanda KN2 Avenue kizakoreshwa nk'igice gihariwe ibikorwa by'ubucuruzi. Iyo uvuye mu bice bya Rwezamenyo ya kabiri hano hafi ya station ya polisi y'Nyamirambo, hari ahantu ugera hari umuhanda wa KN 172 Street. Hariya niho hatangira akagari ka Rwezamenyo ya kabiri. Akagari ka Rwezamenyo ya kabiri nako ku gishushanyo mbonera bigaragara yuko igice kinini cyako ari igice cyagenewe guturwamo mu buryo bw'ama-appartement, kuko aho aka kagari gatangirira kuri uyu muhanda kuzamura ukagera ku muhanda wa KN 20 Avenue munsi yaho twita kuri tapi inyamirambo, ni igice kigaragara muri R3. Iki gice kiri inyuma y'umuhanda w'168 kigaragara muri R3, ni igice cyagenewe guturwamo mu buryo bw'ama-appartement ashobora kugera ku ma etage cyangwa se amagorofa 7. Aha igice kigaruka ku muhanda, wa KN 2 Avenue kuzamuka ukarinda ugera kuri stade ya Kigali, kiriya gice cyose cyagenewe ubucuruzi bwo muri C3A, bwo mu cyiciro cya C3A, ari bwo bucuruzi bwemera amagorofa 3, ndetse bikaba byemera yuko nanone naho ushobora gukora ibyo bita mixed use, cyangwa se hasi ukaba wakorera ubucuruzi, hejuru ukaba wahatura. Ibyo yenda nko kuntuze kuri R3 hano muri Rwezamenyo ya kabiri, mu kagari ka Rwezamenyo ya kabiri, iyo urebye usanga igaragara cyane mu midugudu y'urumuri, mu mudugudu w'amahoro n'umudugudu w'umucyo. Naho iyo urebye kino gice cy'ubucuruzi navugaga, cyo kiragaragara mu gice gitoya cy'umudugudu w'amahoro n'igice gito cy'umudugudu w'urumuri. Muri Kabuguru ya kabiri naho hazaturwa ndetse habe n'igice cy'ubucuruzi kugira ngo abahatuye babone aho bahahira batarinze kujya kure. Iyo turebye noneho akagari ka 4 k'umurenge wa Rwezamenyo, na akagari ka Kabuguru ya kabiri, nako kagaragaramo igice kinini cyagenewe guturwa mu buryo bwa R3 n'uburyo bwa R2. Hakemeramo nanone bwa bucuruzi buba bugomba kuba hafi y'abaturage, ibyo twita neighborhood commercial. Ni ubucuruzi kuko aho abantu batuye bashobora kubana n'igice cyagenewe ubucuruzi. Hakaba hari n'ahari igice cy'ubucuruzi cya C2 cyemera nacyo ko aho hantu hashobora gukorerwa ubucuruzi, ariko akubakwa amazu y'ubucuruzi atarengeje amagorofa 3. Icyo gice kikaba kigaragara mu mudugudu wa Gasabo. Hanyuma kuri R3 yiganje cyane mu mudugudu wa Mutara, naho R2 yo ikabiri mu midugudu mu gice kinini cy'umudugudu wa Gasabo, umudugudu wa Buhoro, umudugudu w'Ubusabane n'umudugudu wa Mutara. Ikindi kandi abanyarwanda cyane cyane abanyakigali bagomba kumenya nuko igishushanyo mbonera gishyirwa mu bikorwa umunsi ku munsi byaratangiye. Kubyumva ni iby'agaciro kandi bizashoboka buri wese nashyira hake. Ni ubutumwa butangwa n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Madame Mukaruriza Monica ngo nk'uburyo nyabwo bwo guhesha ishema igihugu
bikagaragarira ku murwa mukuru wacyo Kigali. Kigali ni umujyi ariko ni n'umurwa mukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ngo igenamigambi ryose dukora ku mujyi wa Kigali rigomba kureba buri muturarwanda wese, kuko iyo tuvuga umurwa mukuru w'igihugu biba bireba igihugu cyose, biba bireba abanyarwanda bose. Niyo mpamvu n'iki gishushanyo mbonera iryo genamigambi ni igenamigambi ritegura iterambere rirambye. Burya iyo ushaka kureba igihugu isura yacyo uyirebera no ku murwa mukuru w'igihugu. Buryo iyo winjiye mu murwa mukuru w'igihugu ibyo ubona biguha ishusho y'igihugu cyose. Niyo mpamvu igenamigambi rirateganya iterambere, ni iterambere ry'igihugu, ni iterambere ry'abanyarwanda. Niyo mpamvu abatuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'abandi bashobora kuzaza kuwuturamo, icyo gishushanyo mbonera iryo genamigambi bose rirabareba. Niyo mpamvu muri ya myubakire nyine hari ahateganyijwe amazu, ntavuga ngo aciriritse, hakaba amazu ari mu rwego rwisumbuye, mbese ku buryo buri wese azibonamo. Uyu ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali usaba abanyarwanda ubufatanye. Abaturage aha Rwezamenyo nabo ngo barabyemera, ariko ngo nabo hari icyo basaba kugira ngo babashe kugira imbaraga zikwiye zo kurwana uru rugamba. Barasaba ko abayobozi bababa hafi ntibarambirwe kubasobanurira, kuko ngo kwiga ari uguhozaho, bisobanuye ko no kwigisha ari uko. Ubundi leta nayo nanone kandi igakomeza kwigisha, ko kwigisha ni uguhozaho. Nubwo tuvuga bino ntago imyumvire yanjye ariyo yawe cyangwa iriya cyangwa iyundi. Abantu rero impamvu nanone ni uguhozaho kugira ngo tuve muri cya kindi nyine cyo kuvuga ko bidashoboka, ko tugomba kujya mu bishoboka.